burara, ubusinzi, uburaya, kwiyandarika mu kabari, house party, ahantu hose nabyo twabihagurukiye. Aho muzayibona hose mutubwire, namwe mu byamagane, turabizi ko bamwe babyamagana turanabashimira, ariko nabyo turabihagurukira. Ntabwo tuca ubusinzi bw'ibyuma gusa ngo noneho wahunda nazazindi two ngo zireme uzinywa nabi ngo nayo tumurebere. Ni no mpamvu na gahunda ya tunywerese ntaho yagiye. Turaca ibyuma byica abantu, ariko nitwemera n'abanywa ibingibi byitwa ngo biremewe babinywa uko bishakiye, bandagare, tubatoragure, bambara ubusa, bakora ibyo bashaka ku karubanda, abana babona, urubyiruko rubona u Rwanda turira rw'ejo rureba, ngo tubyemere. Oya, ntabwo bizakunda. Nagira ngo ubwo butumwa nabwo butambuke. Ntabwo birangiriye hano, ntabwo birangiye muri ubu buryo. Turagira ngo twongere tugaruke ku murongo. Rero niyo mpamvu nagira ngo nongereho icyo kintu mugenzi wanjye bagiye cyo ku mbuga nkoranyambaga, kuko bose bungu niho bari, batagira ngo ntitubabona. Uyu munsi ntitubavuga mu mazina, ariko turabafite, turazi naho batuye, tuzi igihe baryamira, tuzi igihe babyukira, tuzi igihe babigiraho. Ndakeka ko ubutumwa burubagereho rwose, babe babizi, batazavuga ngo ntibatubwiye ko ibi. Hari ukuntu basigaye bavuga ngo ariko kuki mutabitubwiye, ngo ntabwo twari tubizi. Babimenye guhera uno munsi. Uwo mwanda ntabwo tuwushaka, iryo co ntabwo turishaka, iyo myike ntabwo ikeneye mu Rwanda. Abavuga ngo mu Rwanda ntiharyoshye bazajyaho bajya kubyina bambaye ubusa babyinireyo, bazajyayo rwose. Ariko hano ntabwo tuzongera kubyemera. Tuzakora n'abantu bose, ari n'abategura ibitaramo, ari aba DJ, ari n'abandi bantu bose. Hari imyitwarire tutazongera kwemera. Oya, hariyo tutazongera kwemera. Ntabwo twabona abantu bagenda bashira buhoro 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 buhoro, ejo tukazagira igihugu gifite abantu b'ibisenzegeri gusa. Ntabwo bizakunda. Uburenganzira bw'abantu bugiraho buhera naho busoreza. Ucuruza agira na responsabilité yo kurinda societe. Uzacuruza iyo responsabilité akayishyira ku ruhande. Umunsi inzego zibishinzwe zashyizeho ingufuri, ntazavuge ngo turabangamira ubucuruzi. Oya, nabanza yubahirize igisabwa mu kurinda u Rwanda n'abanyarwanda, hanyuma ibindi byo tuzabyumvikana nyuma. Ariko ibitazakurikizwa ndabibabwira nabyo bitambuke rwose. Ikintu cy'ubwoma ku kibazo cyo kwiyandarika, ubwomanzi, uburara, ubusinzi, ubusambanyi, tuzahera no ku mbuga nkoranyambaga, TikTok live. Kandi bagira ngo ntituba tubibona. Turabikurikira, turabibona, n'ababikora turababona. Tuzabashaka. Bantu bafite inzu zitwa ngo bakodesha ngo barakoramo house parties hano mu mujyi wa Kigali, umuzamu zaba bahaye bakinjira, nyiri inzu zaba bakodesheje, n'abandi bose bazabigenderamo. Abacuruza utubari, night clubs, n'ahandi hose banywera, imyitwarire mibi y'abantu baraho bazayibazwa nabo, kuko ntabwo tuzagira abantu baraho b'ibyomanzi batwawe n'ikintu cyiswe ngo gutwika, barangiza ngo nuko hari abajene ngo bigezweho. Oya, ibi ndabibabwira tuhagaze aha ngaha, ndabivuga ndi umuvugizi wa polisi, abivuze ari umuvugizi wa RIB, ni nako ubuyobozi bubyumva. Ntabwo tubivuga ari ibyacu. Uwo mwanda ntabwo tuwushaka, iryo co ntabwo